urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwateye muri yombi Nibishaka Theogene ubarizwa mu itorero rya Pentecote ADPR umukurikiranyeho ibyaha bifitanye isano no gutangaza amakuru y'ibihuha agamije guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Mbere yuko tureba ibyerekeye ubuhanuzi, reka mbasuze mbifuriza intangiriro z'umwaka mwiza 2024. Ukuri Gukiza TV tubashimira uruhare mugira mu biganiro byacu bya buri munsi. Wumva nitwa Jean Bosco Niyonteze. Turaza kumva cyo abaturage batekereza ku buhanuzi, ndetse turi kumwe n'umuhanga muri teologiya, akaba ari umwarimu muri kaminuza ya PIAS. Reka tubanze twumva abaturage twaganiriye icyo batekereza ku buhanuzi. Mu Pentecoste nemera umwuka wera no kwavuga byabayeho keshafi. Uretse ko niyo muri iyi minsi nyine usanga umuntu akoresha imbaraga za sekibi bigasa nkaho akoretse kariza Imana, ariko byibuze mu gihe ibyo bintu ngiye ubwanye mbyizeye ku Mana, abirageza Imana mu gihe yabimbwiye, noneho nyuma ibisubizo byabyo nkaza kubibona nta yindi ngingo ibijemo cyangwa ubundi buryo bubije. Bibiri itwereka mu gitabo cy'itangiriro ko umuhanuzi wa mbere wabayeho mu mateka ari Aburahamu. Abahanuzi rero mu isezerano rya kera ni abantu umwuka w'Imana yazagaho bakavuga intekerezo z'Imana cyangwa iby'Imana ipanga gukora, akamuhishurira iby'Imana yenda gukora, ubundi akabibwira abantu. Mu yandi magambo, umwuka wera ntashobora kuvuga na rimwe ikintu gitandukanye n'iki byanditswe bivuga. Babahanuzi umuntu avuga mu marangamutima ye akakubwira ngo agakiza kawe wari warakambuye ngo none Imana irakagusubije ngo ugize umuntu ahanuye ibintu bitandukanye n'ibyanditswe. Icyo gihe ntabwo ari byo, ntanga amarangamutima yiwe. Igihe cyose umuntu uzumva hari abahanuzi bavuga ngo umugabo n'umugore babana, ngo iyo usuba Imana yarakuremeye ngo mureke ngo Imana ngo iguhuze n'uwawe, ibyo byose ni ubuhanuzi. Umva nimba akubwiye iby'ukuri cyangwa se yakubwiye ibitari ukuri, ukumva nawe ugashyira mu nyurabwenge yawe. Ntitwavuga ko ubuhanuzi ari inzaduka nk'uko gotquestions.org yabyanditse, kuko kuva kera abahanuzi babayeho batandukanye. Musimana yavuganye nawe ako kanya akabwira abantu. Yosefu na Daniyeli bararotaga ibyo barose bikaba, cyangwa bagasobanura inzozi z'abantu. Bakunze no kubita bamenya kuko bavuga ibizaba. Rero uyu mugabo witwa Nibishaka yatawe muri yombi kuri wa kane tariki 28 Ukuboza 2023 nk'uko umuvugizi wa RIB Dr Murange Bitseri yabihamirije ikinyamakuru Igihe. Uyu muhanuzi akurikiranyweho ibyaha birimo gutangaza amakuru y'ibihuha no guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Bikekwa ko yabikoreye ku muyoboro wa YouTube witwa Umusaraba TV. Rero Dr Murangira yavuze ko ibyaha Nibishaka Theogene akekwaho yabikoze mu bihe bitandukanye mu mwaka wa 2023. Birumvikana kuri uyu mwaka tuvuyemo, aho yagiye atangaza amakuru y'ibihuha agamije guteza imidugararo cyangwa imvururu muri rubanda. Uyu mugabo w'umuhanuzi rero ubafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimihurura mu gihe dosiye ye iri gutunganwa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'itegeko. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira mu butumwa bwe yibukije ko itegeko nshinga ry'u Rwanda ryemerera abaturarwanda bose kugira ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo, ariko bigomba kubahiriza ituze rusange n'umudendezo wa rubanda. Yagize ati uburyo bwose bwakwifashishwa bugomba kuba bwubahiriza iby'itegeko nshinga riteganya. Kubw'iyo mpamvu ntibikwiye ko hari umuntu ukwiye kwihisha inyuma y'imbuga nkoranyambaga agakora ibikorwa bigize ibyaha akeka ko amategeko atamuhana. Yavuze ko RIB itazihangana umuntu uwo ari we wese ukora ibyaha yifashisha imbuga nkoranyambaga. Yakomeje agira ati RIB irasaba abantu bose bakoresha imbuga nkoranyambaga kwibuka ko icyo utakora uri mu bantu utanagikorera ku mbuga nkoranyambaga. Uwo ari we wese icyo yaba akora cyose, impamvu yaba yitwaza yose, igihe cyose ibyo yakoze bigeze icyaha, azakurikiranwa nk'uko amategeko abiteganya. Dr Murangira yasabye abakoresha imbuga nkoranyambaga kubahiriza amategeko azigenga, kuko uzayarengaho wese azakurikiranwa. Ibyaha uyu Nibishaka uzwi nk'umuhanuzi ibi ngibi akurikiranweho, aramutse abihamijwe yahanishwa ibihano bitandukanye. Iki cyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha giteganwa n'ingingo ya 39 y'itegeko nimero 63/2018 ryo kuwa 22 z'ukwezi kwa 2018 ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga, gihanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 3 y'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda cyo gihanishwa igifungo kuva ku myaka 10 ariko kitarenze
imyaka 15. Nk'uko twabivuze turi kumwe na Reverend Dr Celestin Nsengimana y'iyobokamana n'ubumenyi mu by'amadini, n'umuyobozi mu ishami rya teologiya n'ubumenyi mu by'amadini muri kaminuza ya Protestant mu Rwanda PIAS. Ahangaha dusobanuye ibyerekeye ubuhanuzi. Twongere tugaruke tuvuge ko umwuka w'Imana uko yakoraga kera yavugiye mu kanwa k'abahanuzi ba kera, na n'ubu aracyakora kandi aracyakora mu itorero, aracyavuga, aracyatanga impano, kandi impano mu itorero ziracyakora, haba mu bapasiteri, haba mu bandi biyeguriwe umurimo w'Imana n'abakristo ku giti cyabo. Imana ishobora kumbwira ku giti cyanjye, ishobora no kugutuma undi, n'ab'ibinyoma barahari bagenda bayobya umukumbi cyangwa se bagoreka inyigisho, ariko mu by'ukuri bakazigoreka bamwe ari kubera ubujiji, ariko abenshi baba banabigambiriye bagira ngo base naho babona inyungu mu barimo bigisha, aho kugira ngo bageze abo bigisha ku musaraba. Rero bigasaba rero ko abakristo tugomba tugendera dushishoza, icya mbere tuyobowe n'ijambo ry'Imana kuruta kuyoborwa n'ubuhanuzi, hanyuma ubuhanuzi bwaboneka tukabugenzuza ibyanditswe byera, tukanabugenzuza n'ubwenge n'ubushishozi, kuko ntabwo turi inyamaswa, turi abantu, kandi Imana yaturemanye ubwenge. Ari mu migani bavuga ngo abantu banjye bararimbutse kubera kubura ubwenge, uzabura ubwenge azarimbuka, ariko umunyabwenge azabaho, kandi ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha no kujijuka. Nk'uko True Calling Ministries yabyanditse, dore uburyo Imana ikoresha ivugana n'abantu bayo. Uburyo bwa mbere bavuga ko ari uburyo bw'ijambo ry'Imana. Imana ishobora kuvugana n'abantu bayo inyuze mu mwigisha w'ijambo ry'Imana. Uburyo nabwo Imana irabukoresha ikavugana n'abantu bayo, kandi bufite imizi ntanyeganyezwa, ndetse ni nabwo buhatse ubundi bwose. Ijambo ry'Imana ni inzira Imana ikunda gukoresha kenshi kurusha izindi, nubwo uburyo abantu batabusobanukirwa rimwe na rimwe ntibabuhe n'agaciro, nyamara nirwo rufatiro ntakuka rwa byose. Ibi bikunze kugaragara aho usanga benshi muri twe bizera ubuhanuzi kurusha ijambo ry'Imana. Uzasanga abantu bagiye mu misozi cyangwa bakumva yuko ahantu runaka ari umuhanuzi ukomeye, ukavuga ngo simpacikwa, kumva ko ariho Imana yavugana nawe kurusha ahandi. Kubera abahanuzi b'ibinyoma badutse muri iyi minsi tugezemo, birasaba ko buri wese agira ijambo ry'Imana rizima, rikaba muri we rigwiriye kandi rifite ubwenge bwose, nk'uko Pawulo yabyanditse mu rwandiko yandikiye Abakolosayi ibice 3:16. Uburyo bwa Bibiliya, ijambo ry'Imana, ndetse buhatse n'ubundi bwose, ni ukubera yuko bwaba ubuhanuzi, ryaba iyerekwa n'ihishurirwa, yaba n'ijwi wumva rikuvugisha, ibyo byose ukuri kwabyo kumenyekana mu ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya yera. Aha niho Pawulo ashorewe n'umwuka wera yasobanuye neza umumaro w'ijambo ry'Imana ati, ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza iby'ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza. Ibyo ari byo byose byaba bihabanye cyangwa ukumva bitandukanye ku cyo Bibiliya yera ivuga, biba ari ibinyoma bigendere kure, kuko Bibiliya ni ijambo ry'Imana ryahumetswe nayo. Bivuga ngo Imana ntishobora kwivuguruza ngo ivuge ibinyuranye naryo iciye muri zindi nzira zitandukanye. Ubundi buryo bwa kabiri ni ubuhanuzi. Imana itanga impano, mu zo yatanze harimo n'impano yo guhanura. Mu bahanuzi bakoreshejwe n'Imana mu gihe cyabo twavugamo nka Ezekiyeli, Daniyeli, Yeremiya, Yoweli, Amosi, Habakuki n'abandi, ndetse muri babeshi bagiye bashimangira ubwabo ko umwuka w'Imana yabajeho nuko yabatumye kuvuga. Ubundi buryo bwa gatatu ni iyerekwa n'ihishurirwa. Imana ishobora kandi guhitamo gukoresha ubu buryo bw'iyerekwa n'ihishurirwa ikavugana n'abantu bayo mu nzozi, mu iyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashizweyo basinziriye ku buriri bwabo. Ubundi buryo bwa kane ni ukumva ijwi ry'Imana ubwayo. Ni kenshi Imana yavugishije umugaragu wa Aburahamu ikamusezeranya byinshi cyane ndetse bigasohora, ariko igihe gihatse ibindi ni ukuzaragwa igihugu cya Kanani, we n'urubyaro rwe, no guhabwa indi migisha n'Imana. Samweli nawe yumvishijwe ry'Uwiteka inshuro zirenze imwe,
imuhamagara, ariko kuko yari atarasobanukirwa akabyitiranya n'uko yaba ari umutambyi Eli wamuhamagaraga, ariko nyuma yaje gusobanukirwa ko ari Uwiteka Imana imuhamagaye, maze yitaba ijwi ry'Imana imutuma ku mutambyi Eli. Njye nitwa Jean Bosco Niyonteze, tuzaturushaho kubagezaho amakuru atandukanye. Ufite igitekerezo, ikibazo, twandikiye kuri nimero 0781448990, cyangwa twandikiye kuri Facebook nitwa Jean Bosco Niyonteze, no kuri X yahoze yitwa Twitter nuko turi. Reka mbifuriza amahoro y'Imana, nutarakora subscribe wayikora kugira ngo amakuru yose ajya kugeraho gatanu ku kandi. Mukomeze kugubwa neza, ibintu mukomeze kubikurikirana ku Kuri Gukiza TV.